Bamwe muri mwe muneza amatwi, hari ibintu bibaho mugatekereza ko mushobora kuba muri bitangaza kurusha abandi, cyangwa mukibeshya ko mushobora kuba mufite impano yo kwerekwa, mukabonekerwa ibyabaye, cyangwa nibigiye kubaho mu kanya gato kari imbere. Reka dufate urugero ruto kugira ngo byumvikane neza. Hari igihe ugera ahantu ari ubwa mbere uhageze, ariko ukabona aho hantu warigeze kuhagera, yewe ukavuga ngo mu kanya ningera imbere ndahasanga igiti cy'amapera, koko ugasanga kirahari. Urundi rugero, kwisanga uri kumwe n'inshuti zawe rwose mwahuje urugwiro, ariko hacamo akanya gato ugatangira kwibona nk'uri mwiyerekwa, kuko buri kimwe cyose kiri kuvugirwaho uba wumva cyarabayeho, wagira ngo neza neza wasubiye mu bihe. Igitangaje nuko ushobora gutuza muri wowe maze ukavuga ngo runaka agiye gukurikiza hiri jambo, kandi koko ukabona birabaye iryo jambo ararivuze. Byakubayeho? Niba bitarakubaho bishobora kuzakubaho. Ibyo byose bikubiye mu ijambo rimwe tugiye gusobanura ari ryo Déjà vu. Nitwa NYAMARA Daniel. Gusa mbere yuko dukomeza umva nkugira inama. Kuri caro n'uzasanga igisubizo kitakubwira ko ayo ari amayobera matagatifu. Bityo gukanda subscribe, like, share na comment nta kiguzi bigusaba uretse kuba wigira inama nziza yo gurana ibisubizo ku bibazo by'inshobera-mahanga. Tubahaye ikaze. Déjà vu ni uburyo ubwonko bukoresha ububiko bwabwo ari bwo memory n'imitekerereze. Rimwe na rimwe bugahuza ibintu bishya n'ibya kera mu buryo budasanzwe, bigatuma wumva ibintu nk'aho byabaye mbere. Abahanga mu bwonko n'imitekerereze bavuga ko ari uburyo memory yacu itoranya amakuru, rimwe na rimwe igahuza ibya kera n'ibya none. Umwe mu bahanga bazwi ku bijyanye na Déjà vu ni Brown, umusaykologist w'umwongereza. Yagaragaje ko Déjà vu iba igihe ubwonko buhuza amakuru igihe gito nayo mu gihe kirekire mu buryo budasanzwe. Mu buzima bwa buri munsi abantu benshi bagira Déjà vu. Rimwe na rimwe umuntu agenda ahantu hashya maze akabona ahantu runaka yarahabonye nyamara atarigeze akandagira, cyangwa umuntu uri kwiga ibintu bishya akumva arabyize na mbere. Gusa iyo ni Déjà vu. Uba wibeshye cyane nta byubuzi, ahubwo ibi byiyumvo cyangwa uko uba wiyumva bikunze kugaragara cyane mu bihe ufite amarangamutima, stress, cyangwa igihe uruhutse uri ahantu hamwe. Rimwe na rimwe hari igihe bikunze kuba uri mu ruhame. Abahanga mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu bavuga ko Déjà vu ari ibintu bisanzwe biba ku bantu benshi. Basanze abantu basaga 60 na 70% bose bagira Déjà vu byibura rimwe mu buzima bwabo. Ariko hari igishobora kugaragara cyane ku bantu bafite epilepsy yo mu gice cya temporal lobe, nk'uko John Hyrings Jackson yabivuze mu kinyejana cya 19. Uyu muhanga witwaga John yarazwi mu bijyanye n'ubwonko, akaba ari umwongereza. Niwe wabanje gusobanura uburyo seizures zitangira mu gice kimwe cy'ubwonko. Seizures ni ikibazo cy'igihe gito umuntu agira mu bwonko kigatuma akora ibintu bitunguranye cyangwa akabyumva mu buryo budasanzwe. Kandi John yagaragaje ko abantu bafite temporal lobe epilepsy rimwe na rimwe babona cyangwa bumva ibintu bakabifata nk'aho byabaye mbere. Temporal lobe ubundi ni agace ko ku ruhande rw'ubwonko gafite inshingano zo kubika memoire, ibyo umuntu yibuka, kumva amajwi, kakumva n'ibijyanye n'ibyiyumviro bye. Yasobanuye ko ubwonko bukora cyane kandi ko seizures ishobora gutangira ku gice kimwe ari cyo lock onset, ikagira ingaruka ku myumvire y'umuntu, harimo no kumva ko yabonye ibintu mbere gusa nibiba ari byo. Indi ngingo ni y'uburyo noneho ibyo utekereje mu kanya gato bishobora kuba byaba. Abahanga bavuga ko ari prediction y'ubwonko, ntaho bitaniye na beti. Ushobora kuvuga ngo mu kanya ndabona ikipe irakiramo igitego kandi koko mu kanya kikajyamo. Iyo ibyo umuntu yatekereje bigaragaye nk'ukuri, rimwe na rimwe ni Déjà vu y'uburyo ubwonko bukoramo prediction cyangwa guteganya, kandi koko bikagenda bityo. Nansoreje ingingo. Nizere ko usobanukiye ko utari umuhanuzi cyangwa inyaryenge. Kuba ibyo bikubaho, iyo ni Déjà vu. Nitwa NYAMARA Daniel. Mugira amahoro.